ese muraho reka nongere nse n'ubibibutsa nukuri biranshimisha kuba muri kunyumva kuri mikro muhafite Samuel Mugisha. Ibyo ni ibisanzwe, ikiganiro cyo nimenya byinshi. Noneho nkuko tubizi abana bato cyangwa se impinja muri rusange ziba zifite indirimbo zishimira kumva. Izi ndirimbo ziba zizikora ahantu neza ziba zumva ntako bisa kuzumva. Ntabwo ari kenshi uzasanga umuntu ukuze, wenda reka tuvuge nk'uri mu kigero cy'izabukuru, ntabwo ari kenshi uzasanga yumva indirimbo z'abana bato ngo zimukora ahantu neza zakabaye kuba zimukora. Uretse nabo bari mu zabukuru, natwe ubwacu bakuru ntabwo ari kenshi uzasanga dushimishwa no kumva indirimbo z'abana bato. Uko bimeze rero ni nako umukobwa uwo ari we wese aba afite amagambo yifuza guhora yumva ava mu kanwa k'umusore bakundana aramutse abaye ahari. Uretse gato byaba byarigeze kukubaho nibura rimwe wajya guhura n'uwo ukunda cyangwa se uwo wakunze, hanyuma bikaba byagufata nk'iminota yewe itari na mikeya wibaza kiri bumubwire n'umugera imbere. Sinzi niba byarakubayeho, gusa niba bitaranaba reka nkubwire nsa n'ugusezeranya bizaba. Upfa kuba uzabenguka umukobwa uwo ari we wese runaka, ariko n'ubundi nta mpamvu yo gutinya kuko uyu munsi umfite kuri mikro. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga nibura ku magambo 11 buri mukobwa aba yifuza guhora yumva cyangwa se aba yifuza kumva avuye mu kanwa k'umusore akunda. Birumvikana abakobwa bose si kimwe, ntibakunda bimwe, yewe ntibanateye kimwe. Gusa nanone reka kwirengagiza ko bafite ibyo bahuriraho. Ni amagambo 11 nizere kuza kuyumva kugeza ku musozo. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi kimwe mu bintu bishobora kuzajya bigufasha kuduhora impande yacu ku buryo uzajya ubona ibiganiro byacu byose buri uko tubikoze ni ikintu kimwe. Icyo kintu ni ukumanuka munsi y'iyi video warangiza ukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe ukakanda. Ubundi kuva icyo gihe ukazajya uduhora hafi, buri kimwe cyose uhita ukibona uko tugishizeho. Uretse ko ibyo byose mu kubikora mujye munibuka guhita mukora ku kazogera kabakana impande yaho hantu nababwiye, ni hamwe hatukura. Hanyuma rero ubwo mumaze gukora subscribe ndagira mwumva aka kantu. Urukundo nyine ndavuga urwo ngurwo mukundana burya rukomezwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ntukirengagize na rimwe amagambo abakundana babwirana, by'umwihariko haya abasore babwira abakobwa. None kubera iki? Impamvu yihuse cyane nuko abakobwa benshi, nako yemwe reka tuvuge bose kandi bose bashimishwa n'amagambo meza asize umunyu. Umunyu mvuga si uyu nguyu bateka, ahubwo ni amagambo aryoheye amatwi yabo. Ikibazo nuko bamwe muri twe ntago tuzi ngo abo dukunda baba bashaka kumva iki kucyumva ryari. Ni benshi cyane iyi ngingo igonga bakaburirwa, ariko ni hahandi n'ubundi ntarirarenga ngaho tega amatwi. Nayahe magambo mu by'ukuri nibura umukobwa aba yifuza guhora yumva ava mu kanwa k'umusore akunda? Kwikubitiro ndakurahiye n'ubwira umukobwa mukundana cyangwa se ukunda ko ari mwiza bizamunyura. Kubwira umukobwa ko ari mwiza biramushimisha cyane, noneho bikaba akarusho iyo bivuye mu kanwa k'umusore yihebeye. Hari abantu batekereza ko kuba iri jambo rishimisha abakobwa hari uko iyo ubibabwiye biba bisa nkaho ubabwiye uti burya mfite impamvu yo kugukunda. Birumvikana nuko uri mwiza. Nubwo kubwira ijambo uri mwiza umukobwa ukunda ari ijambo rimburyohera, ijambo ngo agaciro naryo amatwi y'inkumi asa n'adateze kurica amazi. Niba hari ikintu kibanze mu rukundo ni ukubahana no guhana agaciro. Kubwira umukobwa rero kumuha agaciro ni ikintu kimushimisha cyane kuko burya abamenye ukuntu mufata. Irindi jambo nta banga riri hagati yacu. Iyo abakundana batangiye kugira ibyo bahishanya, ibi turabizi cyane, niho havamo gutangira gushwana. Nkeka ko iki ngiki atari ikintu nakabaye kuba nkwibutsa, nawe urabizi cyane. Iyo ubwiye umukobwa runaka ko nta banga rigomba kuba hagati yanyu, bimuha icyizere gikomeye cyane cyo kuba mushobora kubwirana byose mukisanzuranaho, hanyuma urukundo rukogera. Ni wowe wenyine nkunda. Iri jambo uryumvise rirasobanutse cyane. Nyuma yo gusobanuka burya ni n'ijambo rinyura abakobwa cyane, dore ko ijambo ndagukunda ryo ryacitse amazi muri iki gihe. Ndagukunda ibyo byonyine, ibyo biroroshye kubivuga. Ubwo rero nk'agashya mu matwi ya nyamukobwa, ndagukunda wowe wenyine ni ijambo rimunyura rikamunyura, yewe na se kumunyura. Uretse ko n'ubundi ari ngombwa ko rimunyura cyane kuko iyo urimubwiye ubusa n'umwibutsa ko utamubangikanye n'abandi.
sinzi niba warabigerageje, gusa uzagerageze ubwire uwo mukobwa ukunda uti nyamara nta rundi rukundo mfite mu buzima rutari wowe. Iri jambo sinzi niba muri kumva uburemere bwaryo, gusa ikizwi cyo nuko iri jambo ari ijambo ryiza cyane ryo kubwira umukobwa ukunda, kuko bimufasha kumva neza ko ari we ukunda gusa ufite. Niba utararivuga rero gerageza wirebere. Twibwira ko turi mu rukundo ndetse tukaba tuzi neza ibyo dukora, gusa nyamara hari amagambo amwe namwe duca amazi nyamara ari ingenzi. Nk'urugero, fata nk'ijambo nkunda ababyeyi bawe. Iri jambo ni ijambo risanzwe, riri mu yandi tuzi, yemwe si n'ubwa mbere turyumvishe. Ariko se ni bangahe dushobora kwibuka ko ari ijambo rishimisha abo dukundana nabo? Wenda simbizi, gusa ni gake cyane uzasanga umusore akunda ababyeyi b'umukobwa akunda. Biba byiza rero iyo ukunda ababyeyi be ndetse ukabimubwira akabimenya, dore ko abakobwa bashimishwa n'umubano mwiza hagati y'ababyeyi babo ndetse n'umusore bakundana nawe. Irindi jambo ushobora kubwira umukunzi wawe by'umwihariko aramutse ari umukobwa, gira uti ibyishimo byawe ni ingenzi kuri njye. Birumvikana niba wifuza ko umukobwa mukundana agira ibyishimo, ni byiza cyane kubimwibutsa ndetse ukabimumenyesha ko ibyishimo bye ari cyo kintu ushyize imbere. Ibi ndakurahiye bizatuma yishima bitagira uko bisa. Ushobora kuba uri kuganira n'umukobwa hanyuma ukiyumvira uti nturi umukunzi wanjye gusa, ahubwo uri n'inshuti yanjye magara. Mu rukundo rwanyu mwembi birumvikana biba ari byiza cyane ko mukundana, gusa bikaba byiza cyane ndetse byiza cyane iyo umuntu afite ubushuti bukomeye. Rero bwira umukobwa ukunda ko ari n'inshuti yawe magara, yumve ko afite akamaro cyane mu buzima bwawe. Irindi jambo mu magambo umukobwa aba yifuza kumva ava mu kanwa k'umusore yihebeye ni ijambo unyitaho nkanyurwa. Burya nubwo abakobwa bashimishwa nuko abasore babitaho, ariko nabo birabashimisha cyane kumenya ko abasore bakundana nabo banyurwa nuko babitaho. Turavuga abakobwa. Ibi birumvikana cyane kuko baba bazi ko abasore benshi ibyo ngibyo batabyitaho. Noneho ni wowe mbona, gusa iri jambo naryo ntabwo amatwi ya gikobwa yagiteshwa haramutse afite aho kuryumva. Birazwi cyane ko abasore akenshi batereta umukobwa urenze umwe. Iyo wabona rero nayo mpamvu iyo umukobwa yumvise umusore bakundana amubwiye ko ari we wenyine abona gusa biramunyura cyane umutima. Tugushimiye kuba wumvishe ikiganiro kugeza ku musozo, gusa nanone iri jambo simbona ubuzima tutari kumwe, reka ndeke kurigendana ntaribabwiye. Iri jambo rirumvikana, yewe rinumvikana ubusanzwe nk'ijambo ririmo igikabyo cyinshi. Gusa nanone uretse kwibagiza ko ari ijambo abari n'abategarugori mu gihe cya nyacyo amatwi yabo ahora yiteguye kuryumvana urugwiro. Iri jambo rituma umukobwa yumva ko umukunda kandi wifuza kumara ubuzima bwawe bwose muri kumwe. Niba uri umusore rero wifuza ko umukobwa ukunda arushaho kwishima yewe no kugukunda cyane, gerageza ujye umubwira amwe muri ayo magambo buri munsi. Ngayo nguko rero n'ubundi ntacyo ntazabakorera, icyo musabwa ni kimwe no kumanuka munsi y'iyi video mukarebana hatukura handitse ijambo subscribe mukakanda, ndetse mukibuka no gukanda kukazogera kaba kari impande y'aho ngaho hatukura, ubundi tukazajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Kuri mikoro yari Mugisha, ikiganiro nimenya byinshi, reka tuzasubira ubutaha.